Liliane amaze iminsi oya iryo jambo ntahagarira wino kuri kamera bakubone ntabwo no ibyo mana yanjye uko biri kose izi cano twishingiye zajya zitumenesha iki amabanga Liliane ashaka gukundana n'umuntu wubatse nk'umunyarwanda yaciye umugani ngo ubuzwa agira agwa neza. Liliane ashaka gukundana n'umuntu mukuru cyane. Urukundo rwari rwagukoreshe ibintu ugapfukamira abantu barenze 5. Mwatsabiye imbabazi rurababaza cyane ku buryo uyu munsi umuntu rurimo ngiye twapfuye ko naramufuhiraga cyane. Iyo utangiye gufuhira urukundo uranaruneka ukarwinjira cyane hanyuma uwo muri kumwe ntabashe kubyihanganira. Yes, mwongeye kwirirwa muraho mumeze neza duhane yambu twari tubakumbuye cyane turabasuhuza aho muri hose hirya no hino iburasirazuba iburengerazuba amajyaruguru amajyepfo n'abari mu zindi kontina abari mu bihugu bya kure za Canada Amerika ahantu mu bice byose by'isi turabasuje tunihanganisha bamwe batameze neza barwaye bafite ibibazo bigiye bitandukanye tubabwira ko Imana ibafitiye umugambi mwiza kandi bizera Imana bagire no gusenga bereke Imana ibibazo byabo Imana irabikemura. Ndi kumwe n'umukobwa mwiza imbere yanjye namwe muri kumubona yitwa Liliane ndabizi ko atari ubwa mbere yicaye kuri iyi channel yacu muramuzi ko twigeze gukora ikiganiro bwa mbere twakoze part 1 ubu ngubu turi muri part 2 Liliane umeze neza? Meze neza cyane. Ni bisanzwe. Amakuru y'imisi? Amakuru ni meza. Akazi biragenda? Biragenda. Umubiri wose uri kumva function fresh nta kibazo. Ikintu kiriho no kwiyitaho. Kwikunda. Amina. Kugira ngo umere neza nuko uba wiyitayeho. Amina. Haryo usengera he? Ndi umukatolika. Umukatolika. Wazibere umusilamu se ko mbona byakubera? None byambera. Icyiza nuko twese dusenga Imana imwe. Yego. Kandi ngiye ntago ngendera ndi umukatolike niho nakuriye ariko buri dini ry'umuntu uwo ari wese ndaryubaha ko twese dusenga Imana imwe. Cyane ngiye kukubaza akantu ariko isukansubiza. Ndashaka tugushe ku ntego. Ubushize twakoze ikiganiro ugenda uncengacenga ariko ubu ngubu njye ndashaka kubera ko jyewe hari ibintu byinshi nshobora kuba nzi kuri wowe wenda si byose ariko bimwe na bimwe ndakubaza ku byonzi. Ubundi mu busanzwe buri wese agira urukundo, buri wese agira umutima ukunda ariko siko twese duhirwa n'urwo rukundo. Edahera ari naho bigera ugakunda ariko bikakubera ikibazo kubera kuba wakunze none na nyuma bikaza nanone kugutera ikindi kibazo. Ngiye rero ndashaka twe tugushe kuri point. Liliane njye nawe hari ibyo tuziranyeho bijyanye n'urukundo sibyo rwawe. Ubundi Lili njyewe ndashaka kubaza ubu izi saa turi kuganira umerewe ute umeze ute ku bijyanye n'urukundo bihagaze bite? Tumva meze neza mu rukundo.
umeze neza. Uri mu rukundo ubu ngubu cyangwa ntarwo urimo? Inkundo rero ziratandukanye, ahubwo sinzi wowe uri gushaka kumbaza urwo ari rwo. Relationship hagati y'umuhungu n'umukobwa. Inkundo ndabizi ko ari eshatu. Ndavuga urw'umuhungu n'umukobwa. Couple muri make. Ushatse kumbaza ngo wowe n'umuntu muri mu rukundo bimeze gute? Yego, uhagaze utu ngubu. Uhagaze nte? Ndacyahagaze neza, ndacyamukunda. Are you sure? Riri ko nimba nibeshye cyangwa se wende nimba navuze nabi ubu ni waba uri kundyarya? Oya, urukundo ni urukundo bwiza abantu kuri. Urukundo ruhoraho. Urukundo ruhoraho ndabyemeye. Ariko mu minsi ishize wari ufite umuntu mukundana ariko ubizi isa ntago muri kumwe. Oya. Lili, njyewe iminsi ishize nigeze kumva amakuru cyangwa se wenda nawe ubwawe warabinyemereye ko biranagaragara. warabinyemereye kuri mu bihe bibi by'umubabaro, by'agahinda bitewe n'umupartner mwari kumwe. Izi saha bihagaze bite? Nka kwa kundi nyine tuba turi mu kazi ukambaza ngo Lili we nawe muntu bimeze gute? Nkubwira ntabwo bimeze neza. Yes. Mu rukundo habaho ibyiza hakabaho n'ibibi. Ntago akaryoshye gahora mwitamo. Ariko ntago uko uri kubivuga ntago ariko byari bimeze, kuko ntago wari umeze neza, nta nubwo wari umerewe neza. Ubundi kugira ngo ibyo byose bijye kubaho gutyo byaturutse kuki? Njye n'umupatina wanjye. Yego. Navuga ko byaturutse kugira iyo ukunda umuntu cyane biramusesema. Ni ukuvuga ngo yarasesema, yarijuse. Yes. Oya, sinavuga ko yijuse, icyo aho naba muciriye urubanza. Gusesema se n'iki? Gusesema no kwijuta byose ni kimwe. Kwijuta ni nko guhaga, sibyo? Ubundi iyo ukunda umuntu cyane ntabwo abibona. Ubundi bavuga ko umuntu ukunda niwe ukubabaza cyane. Ikindi wenda sinzi nimba ujya ukurikirana ibiganiro byacu, hari ibyo twagiye dukora bisobanura nyine uburyo umuntu ashobora kwirinda nyine uwo mubabaro ukabije, kuko buriya umubabaro w'urukundo ni uburwayi butagira umuti. Ni ukuvuga ngo kugira ngo ubukire bisaba imbaraga nyinshi kandi ziguturutseho. Rero urabizi ko hari n'abiyahura, hari n'abata ubuzima bwabo kubera iki kintu. So wowe banza wumvisha abantu kwanza icyo kintu, kuko umaze iminsi njyewe nshobora kuba narabinyuzemo ariko hashize igihe kinini, ariko noneho ko ari wowe utumiwe kandi ubivuyemo, wenda nta nubwo biranashira, of course ntabwo birashira neza, ariko nyine hashize igihe gitoya nyine uri muri iyo step. Hashize igihe kinini. Banza utwereke noneho nuza uburyo wari umeze, kubera ko ubu ngubu izi saha niho uri kubifilinga cyane. Kubera ko wowe duhurira kenshi mu kazi, uri umuntu wanjye wa bugufi, ntabwo wayoberwa kumenya uko umuntu wawe ameze cyane. Muri mu kazi ubona umuntu yacitse intege, Lili wabaye iki? Wapi? Rukundo ni danje. Umuntu rero, umuntu nkawe tuba tumaranye imyaka irenze maybe 7, ushaka kuba irimo uri inshuti yanjye ya bugufi. Iyo ubonye umuntu atameze neza uramubaza byagenze gute, nawe ukahita uba kuri relationship ni bad. Yes, ni ibyo ngibyo. Ubundi njyewe ndi mu bantu wabwiraga uko umerewe, bikaba na ngombwa ko nkunza nkakwegera kugira ngo ngire icyo na participa cyangwa nasayidira muri ibyo bihe bibi urimo. Noneho gerageza nyine wereke abantu cyangwa se ubwire abantu nka mood wari urimo icyo gihe.
igihe cyose iyo umuntu ukunda umubuze igice kimwe cy'umunezero kiba gicitsemo kabiri. Ntabwo biba byoroshye ku bantu, ku muntu muba muri kumwe akagusiga, ntabwo ari ikintu cyoroshye. ubundi kugusiga ubundi ibi byamuturutseho byageze bite? Ntabwo namenya ko, ntabwo nakumva ko, ntabwo nakwirenganya. ntacyo utakoze muri make. Abantu babiri ntabwo umwe aba ari umweru undi ngo aba ari umukara, burya byose muba mubihurijemo, muba mubihuje. Nta muntu utagira inenge. ubundi tugarutse nyuma ho gatoya wari uvuze ngo urukundo cyangwa se wenda hari igihe nyine umupatina wawe agusiga, ubundi wowe wisuzumye neza ukireba, hari icyo wishinja? ngewe igihe ndi mukuru nta soni zo kuvuga umuntu aba afite, ku myaka umuntu aba afite, turakunda tukatandukana kuzageza igihe finali. Yego. Ntabwo navuga ko ntacyo nishinja ngewe. Ntacyo nishinja. Ni ukuvuga ngo waramukundaga? naramukundaga. Ndamukunda. Uramukunda? buriya umuntu wakunze ntabwo umwanga, ahubwo wiga kubaho utamufite. ubu uramukunda ahubwo wiga kubaho utamufite. Yes, ariko urukundo ntabwo nemera neza ko urukundo ruhari kandi rudasaza rudapfa. Sinzi nimba ngusubije neza. Nta kibazo, ubwo abahanga baraza gutoranya ibizima. bo ikindi nshaka kubaza, ubu birashoboka kuba wakunda umuhungu ku buryo ashobora kukwereka ko mutakiri kumwe ukamusaba imbabazi? Umuntu wese ukunda uhora uciye bugufi kubwe. Uhora uca bugufi kubwe. None ko abahungu iyo babonye ko umukobwa amukunze cyane aribwo byangirika, icyo kintu urakizi? Ndakizi. ubwo iyo hajemo iyo ka yo gushwana ubyitwara mute? Tugashwana se kuko namukunze cyane? No, hajemo nyine ako gatotsi ko gushwana mu rukundo, ukabona umwe aravuze ati njyewe ntabwo nyigushaka, cyangwa umuhungu akakubwira ati njye ntabwo nyigushaka. Arega se wenyine ubikubwira nawe wabimubwira? Yes, njye ndavuga noneho kuri wowe turi kumwe. Umuhungu aramutse akubwira ati njyewe ubu izi saa to giving up ntabwo nyigukeneye, kandi wowe ubizi ko umukunda 100%. Iryo ni ijambo rigoye kuryumva. Ariko nimba wowe mukobwa wamukundaga, niye mpamvu utakomeza utamusaba imbabazi? Yego. Lili, urukundo rushobora gutuma ukundana n'umuhungu utishoboye, udafite ubushobozi? Yego. Urukundo ushobora gukunda umuntu kugeza aho wamutunga? Yego. Yego. Bo ndakumva ndumva level uriho rwose, ufite urukundo rwa nyarwo. Ni abakobwa bakeya nshobora kumva n'ibyo bintu cyeka nimba umbeshye. Oya, ntabwo nakubeshye. Njye ntabwo nkunda umuntu kuko afite erega nta guciye mu ijambo, buriya urukundo abantu benshi bakunda kuvuga ko urukundo ari ibikorwa, ariko njye siko mbibona. Urukundo ni impuhwe. Ushobora kunkorera ibikorwa byiza pe, ariko ejo mu gitondo ukabirenzaho ikintu kibi.
ukampereza ibintu byiza wakamaye, ukiyuha icyuya kugira ngo umpe impano nziza zitabarika, ukama buri kintu cyose nyine nkunze ubona nashegeye, ariko mu minsi ingahe ukanyereka ko bya bindi byose wankoreraga nta kintu bimaze, ukabirengaho ukambwira nabi se nyine se tugatandukana. Urukundo ntabwo ari ibintu wampaye. Ubu ngubu ugiye niyo wangurira imodoka ntabwo aribyo byanyereka ko nkunda. Ikintu cyose wampa mu rukundo rwanjye nawe ntabwo cyanyereka ko nkunda. Ikintu gishobora kunyereka ko umuntu ankunda ni impuhwe zonyine. Reka ibyo byose tubyemere. wari wababara mu rukundo? Yego. wababaye ku kigero kingana iki? Kuko hari umuntu ubabara rimwe akumva yakwiyambura n'ubuzima. Wowe wari wababara ku kigero kingana iki? Umuntu ukunda iyo akubabaje, iyo agukoreye ikosa rikakubabaza, mwatandukana se mwagira gute, urababara. Ntabwo rero njye najya kwiyemera ngo njye umuntu ntabwo yambabaza. Oya. Twe turashaka kumenya urugero, ingano y'umubabaro waba warageze, ko buriya hari ukuntu umuntu aca mu bintu bikamubabaza ku buryo n'iyo ikimubajijeho gatoya uhita ubona no mu maso yahindutse, cyangwa nyine akabura n'ingano abisobanuramo. Wowe nyine wageze kuyihe level? 100%. 100%. hahandi wumva wakwiyambura n'ubuzima? Oya. Nyine ushobora kutiyambura ubuzima, ariko hahandi n'umutima wawe basuzamo ko kana ati kereka mpfuye. Iyo nkubwiye ngo 100% ni hahandi uba wumva uba nk'ikinya. Amarira ukayabura, icyo kuvuga ukakibura, nyine ukababara 100%. Noneho ubu izi saha ibyo byose wabinyuzemo warabirangije, right? Wakoresheje ubuhe buryo kugira ngo, kuko ntabwo biba byoroshye kugira ngo ugere kuri step yo kubabara 100%, iba ari ya step nyine handi umutima uba wananiwe nyine kwakira ibyo bintu. Noneho kugira ngo uve kuri iryo 100% nyine ubashe kwiyakira, noneho usubire biri nomo, niye strategy wakoresheje? Ureba hariya ukareba na hariya, ugasanga atari inkuru yo kubara. Warangiza ukitekerezaho cyane, ugahita ubona ko igisubizo uri bwihe wowe uravuga ati ntabwo nirenganya, ndi kuzira ukuri. Iyo uzira umuntu urukundo, ariko iyo uzira ukuri ntago wirenganya. Ndangije ndababarira kugira ngo mve nyine kuri urwo rwego rwo kubabara. Nabanje kubabarira umuntu ushobora kuba watumye ngera kuri iryo 100%. Iyo ukunda umuntu rero bigutegeka kubabarira, ukikuramo nyine kuvuga ngo uyu muntu yambabaje shanange. Nabanje ntekereza ko uriya muntu yampaye ibyishimo mu gihe twari kumwe, narasetse, naramwenyuye, narishimye pe. Kubera iki si umuntu yatuma nkira? Iyo uvuye ku 100 uba ugiye nko gupfa. Ugiye gupfa, ariko cyagiye nari kumwe n'umuntu utuma nseka, utuma numva nuzuye, nyine byarongeye biragaruka, numva nduzuye, ndongera ndiyuzuza,
kandi ibyo ngibyo ari byo bituma noneho ahubwo bikomeza kuzamuka, kubera ko ibyo biba byakubabaje bikakugeza ku ijana ku ijana, nibyo bya byishimo nyine n'ubundi aba yaragiye aguha, ahubwo kusitira uko ubyibuka ni nako umubabaro wiyongera. Erega ibi bintu ndi kukubaza ngiye nabinyuzemo, kandi ngiye nabinyuze muri step irenze yawe, kubera ko wowe nimba waragize umupartner cyangwa se wenda nimba nagihari, ariko uko biri kose yarakubabaje, ariko noneho bitandukanye na wa muntu, nuko nangiraga nawe naramubabaje, bitandukanye bitandukanye na wa muntu uba warabanye n'umupartner we, barangiza akavamo n'inyungu yo kubyara, bakunguka n'umuntu. Abo bantu ntago bafilinga ibintu kimwe, sinzi nimba uri kubyumva, kubera ko iyo wabyaranye n'umuntu kugira ngo nyine ave ku muntu ufite umutima wa kimuntu, kugira ngo uwo muntu akuvire mu buzima cyangwa se wenda mugirane akabazo wumve ko wabyakira biragoye. So ibyo bintu rero even nanjye nshobora kuba narabinyuzemo, rero ngewe ukuntu mba mbona ubifilinga, mba mbona ahubwo ntabwo ari 100% watubeshye. uri kubona byoroshye, ndi kubona ko bishobora kuba bitarageze aho hose, ari bya bindi bisanzwe. gukomera ni iki? None se bakomera mu gihe kingana iki? Ubuze uko agira agwa neza, siko umunyarwanda yaciye umugani ngo ubuze uko agira agwa neza. Igihe cyose uhuye n'ikintu kikagukomeretsa, ntabwo ari ngombwa ngo uheranwe n'ako gahinda, eguka. Icyo kintu se urakomeza ukagikunda? Njye nta muntu nanga. Yes, njye nta muntu nanga ahava akagera. Umuntu wese twaba twaratangiranye urugendo rw'ubuzima, inshuti rega zaje ari nyinshi ziragenda, sibyo? Abantu baraza mu buzima bwawe bakagenda, ariko iyo umuntu aje akagenda ugasigara uvuga ngo haye n'undi nagende, ntawe uba utaniye n'abanyeshyari, kandi twiga tuvuga ngo ishyari ni ribi, sibyo? Nta muntu waciye mu buzima bwanjye njye nanga, ndakomeza nkamukunda kandi ngakomeza nkanamwubaha, ariko nyine nkiga kubaho tutari kumwe. Yes, reka ibyo byose turi kugenda tubyumva, ariko noneho ndashaka ugira inama umuntu wese, cyangwa se wenda umuntu waba waragize uwo bajya muri relation akamuha ibyo bikomere, ntamubabarire cyangwa se wenda akabyakira ariko ntanamubabarire, wamugiriye inama? Ikintu cya mbere namubwira nabanza abohoke, nakura ibyo bintu yikoreye, nibyo biri gutuma adatera indi ntambwe. Ukuriya yaje agatinda mu buzima bwawe, akagera akagenda, nyine yabuciyemo, yaragukereje, ariko ibyo ngibyo ntibiguce intege. Imbere haracyahari, komeza utere intambwe, ejo uzabona uwawe. Ariko iyo uri muri iyo situwasiyo, urabizi ko kenshi hari n'igihe utumva n'ibyo bakubwira, uba umeze nk'umusazi, uba umeze nk'aho utumva nta kintu na kimwe kizima, uba ubona nta kintu na kimwe gifite agaciro, uba ubona ibintu byose byarabaye ibintu bibi, kandi kugira ngo ubyakire uba ugomba kurwana n'umutima. Ntabwo ari ikintu ushobora guha umuntu konseye gutyo ngo ahite acyumva, ko n'umubyeyi umubyara ashobora kumwicaza akanamuhora hafi, ntibikunde ko icyo kintu ahita acyakira. Urumva ni ikintu kiba gikomeye, ikintu ushobora kugeza umubabaro 100%, uba uri muri risike zo kuba wahata n'ubuzima. Aho ngaho hari n'igihe n'umuntu aza akakubwira ibiguhumuriza bishoboka byose, ibyo bintu ntubyumve. Njye ndagira ngo ugire inama nk'umuntu uri muri iyo ka,
sitarateji zose ashobora gukoresha kugira ngo iki kintu akikuremo kandi yiyakire, kandi noneho agire na protection yo kujya ahora yirinda ku buryo nanahura n'undi atazongera kumubabaza ku kigero kingana gutyo. icyo nagira inama abantu bafite ibikomere batewe n'abapatina babo, ibihe ni ibihinduka. Ibihe ni ibihinduka. Igihe cyose wamaze kwiyumvisha ko ibyahise atari byo by'uyu munsi, biraguhereza inzira nziza yo gukomeza. Ahahise n'ahahise, uyu munsi ni intambwe nziza izakugeza kuri ejo insha Allah. Sawa, nta kibazo. Njye rero inigure wowe mbaza ntacyo. Murabyumva ko rero Liliane atubereye igufwa. Gusa ibyinshi njyewe ndabizi, yaba ku giti cyanjye yaba kuri Liliane. Urashaka nkubwire iki? So reka njye ndi kugusubiza ibyo umbajije. Reka njye ngire abantu inama. Umutumirwa yanjye ntabwo bazongeye gukunda niyo namujye kubabaza. uretse wumve point yanjye. Uzi ko ariyo namujye kubabwira. Njye ndashaka kubumvisha strategy nakoresheje. Uko biri kose ntabwo ushobora kubaho muri ubu buzima ntuhure n'ibizahazane, sibyo? Yaba mu buryo bw'ubuzima busanzwe, mu gushakisha ubuzima, mu biki so de suite. Ariko ku bijyanye n'urukundo ho ni ikindi kintu kidasanzwe. Ushobora kugira ibibazo ukamenya uburyo bihandoringa bigakunda, ariko iyo bigeze mu rukundo nta muti ubaho, ntaki. Even noneho igitangaje ni ukuntu iyo umuntu abona ko yakubabaje, njye ntekereza nimba bimushimisha ahubwo nibwo abikorera icyo. Ako kantu murakagira iyo umukobwa abonye ko umuhungu yababajwe nawe, ahubwo niho akandira mu cyico, noneho agahita atangira gukora noneho ibikubabaza kurushaho. Noneho ukibaza uwo muntu aba afiteho umutima, abazi ingano y'umubabaro uba ufite, bikancanga. Ariko ndakeka nta muntu mukuru, umuntu wese urengeje 25 ndakeka ibyo bintu byaramubayeho. Nimba bitarakubayeho cyangwa nimba utabizi, utwandikire utubwire ati twabeshye. Ashime Nyagasani, twabeshye. Ariko ibi bintu turi kuvuga abantu benshi bari kubyumva, bazi ibyo ari byo. Urukundo iyo ukunze umuntu bya nyabyo, niwe wa mbere ku isi ugutera icyo gikomere. Oya, ni umuntu wese ukunda. No, njyewe tuvuge wenda nshobora gukundana na Liliane. Liliane dukundanye izi saha, ariko hari undi waciye mu buzima bwanjye wamaye icyo gikomere, ama n'isomo ryo kutazongera, ryo kuzirinda kutazongera guhura n'icyo kintu, kubera ko ntago iki kintu kijya kiba ku muntu kabiri, kikubaho rimwe ukagikira. Iyo ubonye ugize amahirwe ukagikira, ko kiraryana, kirababaza, hahandi kigusigira ibikomere, nta nubwo uba ugifite urukundo rwa nyarwo. Uba wumva isi yarangiye. Niyo ubicitse ntabwo uba ufite urukundo rwa nyarwo. Ntabwo aho ngaho twemeranye. Umva impamvu ndi kubikubwira, kubera ukuntu ingano y'umubabaro ugira, uhita ufata umwanzuro y'uko utazongera gukunda umuntu ngo ugeze ku 100. Nunamukunda urageza nko kuri 50.
ariko n'abanyabwenge bajya bavuga ngo ntugakunde umuntu cyane ngo umwimariremo. ni ukuvuga ngo kunda uwo muntu 50 indi 50 uyisigarane, ku buryo nagerageza gushaka kongera kugusubiza muri wa mubabaro uzaba ufite ikikukavaringa cyongera kikakugarura mu buzima bwawe busanzwe, akagenda kandi ntugire ikibazo usigarana. Iyo rero ugeze muri iyo sitepu yo kubabara bingana gutyo, ibana ubundi kiba gisigaye ni Imana gusa. Ni Imana no gufunga umwuka no kwizera, cyane cyane kwanza umuntu usenga biramusayidira, kubera ko iyo uri imbere y'Imana kandi uzi yuko iyo wageze muri icyo kintu wibagirwa ko n'Imana ibaho kandi unayitinya, uba ugomba kuba unayitinya, ariko ukavuga ati Nyagasani warurihe. Warurihe. Urumva rero iyo ugeze kuri iyo sitepu hari sitarateji nyinshi ugomba gukoresha kugira ngo, kuko ndaguha urugero, njyewe nigeze kumara iminsi 5 mu nzu nifungiranye, mbona nta buzima nyishaka, mvuga ngo urumva kujya mu mugozi byari byana. Iyo ni mike unywa amazi gusa, amazi se yo myafite ahubwo nanayasohora nirwa ndira iminsi 5 narya nanywa numva nshinge nshaka kwiyahura. Kujya mu mugozi nyine birananira, ariko ngewe njya mu cyumba nabo batirikanye nifungirane wenda inzara iranyica. Urukundo rwari rwagukoreshe ibintu ugapfukamira abantu barenze 5, mwansabiye imbabazi. Abo bantu nta n'amezi 5 bamaze mu buzima bwawe ubazi nyine gusa, ariko ukabagirira icyizere ukumva nyine bagusapotinga. Si bo bonyine bakugerera aho ushaka. Si bo bonyine, hari n'igihe uhura n'umuntu utanazi ukamubwira ati buriya kweri uriya muntu umuvugishije ntiyakumva kuruta uko ari kunyumva. Rero icyo kintu ndi gushaka kukumvisha, iyo niyo depresiyo ahubwo imwe nziza cyane. Hari abantu rero bari kuviva ubwo buzima cyane, baremerewe, hahandi aba yumva kurya ntibishoboka, ibintu byose akunda mu buzima bwe byanze. Abo bantu ni benshi n'ubu tuvugana barahari. So icyo kintu rero nicyo nashakaga ko tuganiraho, kubera ko gifite uburemere budasanzwe ku muntu wese wakinyuzemo, ntabwo biba byoroshye kugira ngo ukivemo. Ukumva n'inyoni wayibwira bisaba amasengesho n'ibiki. Genda kugenda ngo ubuhamya nayo ibyo bintu ndabizi, kandi uretse ko kuva byanyuraho byarankomeje, byangiza umuntu. Ubundi niyo sitepu ya mbere, ya nyuma, mbese niryo shuri rya nyuma ryo kugira ngo witwe kuri umuntu mukuru. Iyo utarabicamo mba mbona umeze nk'ukijabiriye, uba utarafunguka mu maso. Mbese nyine urumva iyo bavuze ngo uwizera umwana w'umuntu avumwe, icyo gihe nyine uba ugifite ibyo bibazo byo kwizera. Iyo ufashe umuntu ukamukunda 100%, uba ukiri muri ubwo buyobe nyine bw'uko wanavumwa, kubera ko uba wizeye umuntu ukamuha ubuzima bwawe bwose. Ariko nyine nirwo rukundo twagakwiriye gukundana, sibyo? Nubwo nyine rugoye, ariko nirwo rukundo twagakwiye gukundana. Ntago njye nzicuza ko naba narakunze umuntu. Bandi bagakwiriye kurukundana. Njyewe kuri njye iyo nagukunze ndagukunda, ndashanyarara, mugani wa bamwe. Ubwo rero wowe ntago iryo somo rirakugeraho. Yego. Tuza rero anytime uzaribona. Ubu ngubu urabona ino myaka mfite ntarahura n'iryo somo. Ntago uraribona, nakubwiza ukuri. Ntago urahura ibintu ntibigace. Ntago urahura n'umuntu. Iyo ni inzika ugifite. Uretse wumva. Ikura inzika. Ntago urahura n'umuntu wa nyawe ngo agukosore.
abo bandi baba bari aho nyine nta busobanuro bufatika baba bafite kuri wowe, ariko hari umuntu uza mu buzima bwawe akaza afite ubusobanuro bwa nyabwo, hahandi uba ureba ukavuga ati uyu muntu nava mu buzima bwanjye nuguhita nshaka umugozi nkahita nimanika. uwo muntu yaraje ahubwo icyo bita gukomera, icyo bita gukura. wowe icyo ndi kubona right now ni uko hari wanze kudusangiza kandi njye nakubwiye we story yawe. kandi nakubwiye urumva ko njye ntabwo nkurenganya, uri kuncu njye ubu aka kanya ndi happy, ariko mu gihe umva impamvu nakurenganya ni uko n'ubundi nturabasha no kubyikuramo, niyo mpamvu se ntabwo urakomera. ndakomeye kuko njye nakubajije sinzi ahantu nsubije ngo turacyakundana. wabyumvishe nabi. sure? ndacyakunda, sineze no kureka gukunda njyewe. bantu mudukurikira kuri Eagle Eyes TV show, igihe cyose muze kutwandikira, muze kudushyiramo comment ya Lili, mwamwumvisha ibyo yavugaga n'ibyo yasubizaga, mutubabarire turabinginze, mudushyiremo comment. ngambwira mu gihe cyahise wowe ibyo bintu waciyemo uyu munsi umerewe ute? njyewe wowe n'amezi 5 arashira, njyewe maze imyaka 10. njyewe ni imyaka 2, haciyeho imyaka 2 ahubwo uri kubera. bantu badukurikira, Lili yavuze ko turi inshuti, dukorana akazi, duhorana bya hafi. ni imyaka ingahe? ntukajye ubesha Abanyarwanda, maze imyaka 2. bantu banjye nako n'umwaka bantu bacu, bantu b'Imana, aka gacano ni akanyu, turakabagabiye rwose, turi hano ku bwanyu, turi gukora ibi byose ku bwanyu, turi kugira ngo dusangizanye ibitekerezo. umaze imyaka 10 uyu munsi ukaba ukiri kunganiriza iyo story, yaragukomaguye. ariko aka kanya ndi kukubaza, njye nakubwiye ngo niryo shuri rya mbere, niryo shuri rya nyuma umuntu acamo kugira ngo yitwe ko ari umuntu ukomeye. none se aka kanya uri kuburana iki k'ibindi kukubwira bitari ukuri? ndakomeye. ubu ngubu nta kindi kintu gishobora kuza ngo kinyeganyeze, urumva? ntacyo ngenda bikwemerera, ariko icyo nakubwiye cyo, ndi mu rukundo, nzarugumamo. urukundo rwanjye ruzashira, ni ibyishimo. erega ku mukobwa ruzashira napfuye, ntabwo nahagarika gukundana gute n'ukuntu biri sweet. reka unyumve, ku mukobwa biroroshye, n'ubundi ushobora gutandukana n'umuntu nonaha, sibyo? mu gitondo ugiye tubona undi. gusa umutima wawe umeze gute? buretse nyine wenda wowe ushobora kutabikora, ariko uko biri kose n'ubundi uba uri muri relation, hari n'abagutereta. mu gihe umuhungu we iyo atandukanye n'umukobwa bisaba kongera gushakisha uburyo ashakamo undi. umva nkubwire, iyo umukobwa atandukanye n'umuhungu bimworohera guhita ajya mu yindi relation kuruta umuhungu, kuko umuhungu we bibanza bikamufatira n'igihe. utekereza ko umuntu apfa kuva mu rukundo yari arimo akagenda gusa? umva nkubwire, hari umuntu uva mu rukundo, sibyo? rwanyarwo, kugira ngo noneho urwo rukundo arwibagirwe, agahita niyo yashaka uwo adakunda, ariko kugira ngo ubwonko bwe buve kuri uriya wundi. ntabwo bazisaba abakobwa babikora, n'abasore akavuga ati kugira ngo rero njyewe nyiri uno muntu mwikuremo, reka mbe nshaka nako mbeshya. njyewe rero ntabwo nabura icyo nshaka ngo mfate icyo mbonye, wapi. rero ibyo uri kuvuga rero, njyewe bano banjye, Liliane amaze iminsi. iryo jambo ntabwo ari ryo, ngwino kuri kamera bakubone. ntabwo
iyi ni story turi kubahereza kwanza y'ibintu biba mu buzima bw'abantu abo ari bo bose yego nitubeshe n'ibyo ntabwo ari ibya Liliane oya kuko nanjye nabiciyemo nawe wabiciyemo n'abandi n'abari inyuma yacu bazabicamo sibyo mana yanjye uko biri kose izi cano twishingiye zizajya zitumenesha iki amabanga kugira ngo twibonere views sheri views twikomereze ubuzima bukomeze urumva muturebe mukore subscribe like na comment ubuzima bwacu bukomeze tubahe story nyuma yuko uciye mu bibabaje nako urukundo rukubabaje urumva uteganya kuzongera gukundana aka kabazo rero ni hatari ariko yego urukundo ni rwiza ubu hagize uwo kwa approachinga uri ready nimukunda kabisa nimba mbona byakunda ko mukunda nzamukunda pe ntabwo urukundo rusaza reka ruhoraho none se kuko umwe agiye bikubye ibintu byose urukundo ruhoraho nzakunda uwuje naragenda rongere nkunde naragenda rongere nkunde urukundo ruzashira nageze mu mva ubundi ni icyo ugenderaho kugira ngo ukunde umuntu ku bw'ishuri nize ku bw'ishuri naminuje uyu munsi nta na kimwe ndi kugenderaho kugira ngo nkunde umuntu for real yes ikintu mpaye agaciro nk'uko nabivuze mu kiganiro muri pati 1 umuntu uzangirira impuhwe wenyine niwe ngomba gukunda bya nyabyo kuko uwo muntu nyine ntabwo yangirira impuhwe gutyo gusa aba nkunda Liliane ashaka gukundana n'umuntu mukuru cyane nk'imyaka ingahe nka 50 uyu munsi akwiriye gukundwa Liliane ashaka arwanga ibyiza se nawe arakwiriye Liliane ashaka gukundana n'umuntu wubatse oya ntabwo nakundana n'umuntu wubatse none ibyo ko utabivuze ntabyo wabajije Liliane ashaka gukundana n'umuntu umeze ute nagusubije umuntu wo wangirira impuhwe none se uwubatse we ntiyakugirira oya ntago nabyumvishije mu ko harimo n'abubatse kuko ubu ngubu njyewe umuntu twakundana ntabwo agomba kuba yubatse agomba kuba ari ingaragu nyine nkanjye yubatse naba ugiye mu rukundo ubu ngubu ugasanga uwo mukundana ntago nyine ari afite umugore wenda utari ubizi kandi wamaze no kumwimariramo wabyitwaramo ute nkasanga afite umugore naramaze no kumwimariramo ngiye namubabarira mugakomezanya oya ntabwo twakomezanya ntabwo ari we rega buriya umuntu ava iwe hari icyo yabuze hari icyo aje gushaka ku wundi muntu ntabwo ari we rero ngewe kuko nyine naba nagize umutima wo kumukunda nyine impuhwe zanjye zihoraho namubabarira ariko ntitugumane ubwo se waba umubabariye cyangwa ubwo waba umukatiye nakubabarira ku bw'amakosa wakoze ntumbwize ukuri nkakubabarira ku bw'impuhwe nyine ariko ntabwo nagumana nawe kandi ufite umugore ntanabimenye none izo mpuhwe nyine zaba zimaze iki izi mpuhwe rero ni umutwaro njye mba nikuyeho kuko iyo ngumye ngutekerezaho ko wambabaje kabisa ibyo bintu byatuma nkukorera ikintu kibi uriya muntu yarambabaje nzagira gutya kandi ntago kuba warambabaje bisobanuye ko nanjye mubabaza kumubabarira mbese
ni ugukemura ikibazo n'imbere y'Imana nyine ariko akaba umwere. uzi guhora ufite igikomere uhora ubwira Imana ngo Mana uriya muntu yarambabaje nawe uzamukorera ikintu kibi, urwo rubanza ntabwo nkeneye njyewe nakubabarira ukigendera nanjye nkigumira uko nyine. Right, aho ndabyumvishe. Byari byakubaho? Ntabwo ndakundana n'umusore wubatse. Ntabwo urakundana n'umusore uzasange afite urugo? Oya, ntabwo birambaho. Wagiriye inama umukobwa ukundana n'umugabo wubatse kandi anabizi? Uyu mwanya nta nama namugira kubera ko impamvu ariyo afite ikintu cyiza ari gukurayo. Ubwo rero ugiye kumubwira ngo vayo naba mubujije umugati pe. Nagumeyo rwose icyo azahurira cyo nawe niwe uzabasha kumenya uko yikorera uriya musaraba, ariko rwose mu gihe akibona y'amatunda it's okay. Well, Lily, Karame, sinzi nimba ari njyewe uri kubyumva nabi ariko uri gucengacenga ikintu nshaka ko tuganiraho. Ubu izi saha urabona ko umaze gukura kandi wambwiye ko warakundanye ugira umubabaro mu rukundo. Mu by'ukuri njye ndashaka unsangize ni ibiki byakubayeho mu rukundo kugira ngo ubabare, wumve ko ushobora kubabara ukageza 100% nk'uko wabimbwiye. Uri kurira? udatuma mbyibuka. Nturire. Kandi ntabwo nshaka kongera kubyibuka ibyo bintu, ariko sinzi ikintu urukundo rurababaza. Rurababaza cyane ku buryo uyu munsi umuntu rurimo mbona ari nko mu mahwa. Rurahanda, ruraryana nyine. Ngewe ubundi mu bikoko bya mbere ntinya ni ikinyabwoya. Urukundo narwo rero rurababa. Rurababa ariko ngewe ntago rwambabye ahubwo rwarandwinze. Ni uruyuki. Uruyuki buriya, uruyuki rwarandwinze. Urumva uruyuki rubyara ibintu byiza, ubuki, kandi ruba rwagiye rudoma kuri buri hantu hose, kandi aho hantu rwagiye rudomadoma harimo utuvitamine dutandukanye. Uruyuki rero rwaraje rurandwinga rushyiramo ubwo bumara bwose, ariko urukundo ni dahanje pe. Dusangize noneho nyine urugendo rwo kugira ngo ubabare n'urugendo nyine rwo kuva muri uwo mubabaro. Hari ukuntu umuntu aza mu buzima bwawe akagukunda, nta kindi kintu ukora, ureba urukundo agukunda hanyuma nawe ukamwitura ukarumusubiza. Ubundi byagenze gute kugira ngo ugere kuri step yo kubabazwa n'urukundo? Byagenze gute? Uwo muntu yakoze iki kugira ngo ubabare? Wabyitwaye mute? Uyu munsi rero ntekereje nsanga nta kintu yakoze cyambabaje. Ahubwo hari ukuntu ukunda umuntu cyane akabona ko ari ibintu byoroshye akagusiga muri rwo. Niko mbibona, nuko ndi kubyumva. Njye sinzi aka kanya sinzi ikintu. Njye ndagira ngo udusangize story y'urwo rugendo kugeza aho watangiriye kubabara bikarinda bigera kuri step ubabara, bikarinda bigera kuri step nyine uva muri uwo mubabaro. Njyewe nshoboye kuba naramukunze urukundo rwinshi bikamurenga akabyinubira, kuko ntago muri urwo rukundo nari ndimo ntago nakoraga ibibi avuga ngo yamfatanye n'undi muntu.
namubwiye nabi, namututse, oya, ni umuntu, oya, njye twapfuye ko naramufuhiraga cyane. Iyo utangiye gufuhira urukundo uranaruneka ukarwinjira cyane, hanyuma uwo muri kumwe ntabashe kubyihanganira. Yes, so ariko nanjye ibyo bintu biranjana. Nanjye ntabwo nyamviva muri ubwo buzima bwo kuncungacunga, ushaka kumara igihe telefone, ushaka kumara igihe kinini udakontorora ibyo bintu. Ariko hari igihe ubona umuntu ejo yari ubururu, uyu munsi yabaye icyatsi. Ibyo bintu bibaye nk'umwaka, utagenzura kubera icyo udashaka kwitekereza ko watireka noneho ngenzura ibi bintu bimeze gute. Rero iyo ugenzuye cyane wa muntu arabyinubira. Iyo abyinubiye rero niyo hahandi atangira kukubwira ijambo. Njyewe uwo muntu yambwiye ijambo ritari ryiza, anaribwira mugenzi wanjye, hanyuma iryo jambo naryumvise rimwe, ndyumva kabiri, ndyumva gatatu, ariko ndaryihanganira kuko uwo muntu namukundaga. Byabaye ngombwa ko nanjye rero mutega agatego, mvuga ibindi bitari bibi cyane, ariko ubyumvishije nyine ushaka kugutusha. Ariko njye nashakaga kumenya ko ese uyu muntu arankunda. Ni ibanga? Nta banga ririmo, ntago ari ibanga. Nimba atari ibanga ntiwabitubwira. Ushobora kugutuma kuri boyfriend, cyangwa se ngewe nkakoresha trike zituma wiyumvira iyo message. Wamubwiye iki none? Abantu bahita babyumva nyine. Wowe tubwiye ko atari ibanga inyuma ya kamera. Tubwiye ko atari ibanga. Ntabwo ari ibanga, ariko si n'ibintu wavugira hano. Maybe, ariko njye nakoresheje, naramugenzuye nyine, naramugerageje, kuko we yavuze ibibi kurenza ngewe ibyo nakoze. Ariko nifuzaga kureba nyine zamuhwe amfitiye. Nashakaga kureba urukundo nkunda, mbese n'uruhe. Nimba atari ibanga ufite imyaka ingahe? Nta mukobwa wivuga. Nta mukobwa uvuga imyaka. Nta kibazo. Mu myaka umaze uvutse kugeza izi saha, isi yakwigishije iki? Ni byinshi, ariko ni byinshi. Isi yanyigishije ko ibintu ni abantu, kandi abantu ndabakunda, ariko umuntu niwe gikoko cya mbere ntinya muri iyi si. Utinya umuntu? Ntinya umuntu, kandi ni nawe ukunda. Murabyumvishe rero, murumva igisubizo cya Lily. Igikoko cya mbere atinya ni umuntu. Ntabwo wibeshye kabisa ko buri umuntu ni ikindi kiremwa. Yavuze ko n'Imana sinzi ko itadutinya. nuko bimeze. Mwakoze kunyakira. Wakoze nawe. So turakwishimiye, twishimiye presence yawe y'uyu munsi, tunishimiye ikiganiro waduhaye uyu munsi. Si nacyo cya nyuma, turifuza ko tuzajya dukomeza gukorana ibiganiro dusangizanya ibitekerezo. Mwamwumvishe Liliane, ibisubizo bye, ibyo adusangije uyu munsi ni ibintu byiza cyane. Umuhanga aratoramo ibizima, ibitari bizima abishyire ku ruhande. Icyo dukeneye ni uko sosiyete yacu igira umurongo kandi mwiza. Rimwe na rimwe twitwa ko tutari serious mu rukundo, mu buzima busanzwe, ariko twafashe umwanzuro wo kugira ngo dushake icyakubaka sosiyete yacu, tunarinda ibintu bibi byose ku muryango nyarwanda. Iyi ni Eagle Eyes TV show.
turabakunda. Aha niho dusoreje ikiganiro, nanabibutsa cyangwa se wenda reka mvuge kuri Liliane. Liliane ni umukobwa w'umufayita ukunda gukora, ni umukobwa wigize, ni umukobwa watangiye from scratch. Ubu ngubu afite ibintu byinshi yagezeho, tuzanamusura aho atuye atuganirize ku buzima bwe, ko yagiye atangira, uko yagiye ashaka ubuzima n'aho agejeje, ku buryo bizagirira abandi akamaro cyangwa se wenda bizagira inyigisho biha sosiyete yacu, dukomeze twubake sosiyete yacu. Uyu ni umukobwa usanzwe yikorera makeup, kuri benshi hari ababisuzugura cyangwa se wenda hari n'ababizi batabifata nk'aho byabatunga, ariko ni akazi katatunga umuntu. Liliane azagenda adusangiza ibintu byinshi, atwereke n'inzira agenda cyangwa strategy akoresha kugira ngo yibesheho muri uyu mujyi wa Kigali, abe ahantu heza, inzu nziza, ibintu byose, mbese ari ibintu byiza gusa, kugira ngo n'abandi bajye baboneraho nabo bige uburyo bakwibeshaho. Nakagaruka tuzaba dukomeza kubaha video, tubahe inyigisho hano kuri Eagle Eyes. Icyo tubasaba ni kudushyigikira nta kundi, ni subscribe, comment, share, ubundi noneho ukareba aka video kacu kakarangiza, ibyo biba bibaye. Ubu umuntu utaguye icyo kintu yazaguha akaji wamusoye. batwihereka like bireba, aka ka like, utwo dukomenti niyo washyiramo imiriro birabaye, nashyiremo imiriro niyo washyiramo imiriro biba bibaye. N'ugukandaho gutya ni smart, n'ubundi ntabwo bisaba ngo uterure ikintu gishyira ahandi, ni ugukoraho ngo pa. Turagushimiye cyane, murakoze, bye. yes, yego, turabasezeye rero. Ahangaha niho tugarikirije ikiganiro cyacu, ni Eagle Eyes TV show. Tubasaba kudukorera subscribe, comment, share na like, dukomeze tubane. Murakoze, mugire ibihe byiza.